tutahawe nawe, mitima yacu irakuramya, mitima yacu iraguhimbaza. Nta cyiza dufite tutahawe nawe, byose n'ubuntu bwawe. Turasenze ngo wongere utwihishurire uyu mugoroba kugira ngo turusheho gutangarira imbabazi zawe, turusheho gusobanukirwa urukundo rwawe, turusheho kumenya ko ntawe uhwanye nawe, nta n'uwagereranywa nawe, mu bitwa beza, mu bitwa abatunzi b'imbabazi, mu bitwa abagira neza, ntawe uhwanye nawe. Mu banyempuhwe bose babayeho, ntawe uhwanye nawe. Mu banyabwenge ntawe wagereranywa nawe. Urakoze Mwami. Hagira umuntu ushimwa kandi w'umunyacyubahiro, uwo nawe uramuruta, ntawagereranywa nawe. Izina ryawe risumba amazina yose, risumba ibyiza twamenye, risumba abeza twabonye, ntirigereranywa, urihariye. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Thank you Lord. Urakoze Yesu. Nihagira umuntu ushimwa, umunyacyubahiro, naho yakirusaba Yesu. Iryo zina, iryo zina ndarikunda, ry'umucunguzi, mucunguzi wanjye. Iryo zina, iryo zina rihebuje, niryo ryiza, nihagire umuntu ushimwa,
nyacyubahiro naho yacirushaba Yesu ramuheba iryo zina ndarikunda iry'ubucungu uziwa iryo zina hebuje niryo mw'isi yacu no mw'ijuru ntazi nk'irya Yesu ntarindi ryamuburi nk'iryo watubambi cyo zina iryo zina ndarikunda iry'umucungu ziwanye iryo zina haleluya rihebu niryo ryiza. Reka uhamagara iryo zina uyu mugoroba, reka umere nk'aho uri kumwe nawe mwembi mwenyine. Ni izina rizura, ni izina rikiza. Ababembe bahuye nawe barakize. Umugore wafatiwe mu cyaha hagati atari ibihuha, bamufasha asambana, bamuzanye bavuga ngo amategeko ya Mose avuga ko bagomba kumutera amabuye, ahuye nawe yarakize. Ndagira ngo dukureho gatoya maske, ukureho ikintu cyose wakwikenyeza kitari cyo, cya kindi kidutambutsa mu nzira abantu bataduseka, ariko uvugane na Yesu nk'uwambaye ubusa. Mubwire ngo ndagushaka, nzi ko ushobora byose. Ntango y'icyaha utaca, nta mubabaro utakiza, nta gahinda utakuraho, nta buzima bubiri utasohoramo umuntu akabana nawe mwembi, yihariwe nawe. Reka tumutakire uyu mugoroba. Abantu bose bahuye nawe ubuzima bwabo bwarahindutse. Yatashye mu rugo rwo kwa Zakayo, ubuzima bwa Zakayo burahinduka. Ari nta mushinjacyaha uhari, ari nta polisi ihari, ariko imbabazi nyinshi ziba mu maso ya Yesu. Urukundo rwinshi rutagereranywa ruba muri we, rutera umutima wa Zakayo guhinduka rwose. Kugira ngo umutima waravuga ati nari naracitswe, nari nzi ko kugira amafaranga menshi ari byo byiza, nari nzi ko kugira izina rikomeye ari byo byiza, nari ntarahura n'uyu mwami w'abantu yuzuye imbabazi no kugira neza. Umunsi wose imbere ye aba ari wo munsi wo gukirizwamo, aba ari wo munsi wo gutabarirwamo. Yaravuze ngo uyu munsi agakiza gatashye iwawe, kuko nawe uri urubyaro rwa Abrahamu. Reka tumwambaze gatoya, reka umuhamagare nk'aho uri wenyine, reka umubwire ngo ndagushaka mukiza. Ndambiwe igipindi, ndambiwe ubuzima budasabanye nawe, ndambiwe guterana nkongera nkakomeza kumera nk'uko nari imeze, ngatahana umuruho wanjye, ngatahana impagarara zanjye. Aya mahoro bavuga kutanga birenze uko isi yatanga, ko ntayo mfite. Izi mbaraga zinesha bavuga ko ntazumva.
ndambiwe imyaka yo kurorongotana kandi nitwa umwana wawe. Wanyemerera ukazamura ijwi ryawe ugasuka umutima wawe imbere y'Imana. Ese ushobora kuvuga n'amagambo yawe? Ni wowe dushaka, wowe ufite izina rikiza, wowe ufite izina risumba amazina yose, izina ryonyine ryahawe abantu dushobora gukirizwamo, izina ryonyine riduhuza na Data. Uyu mugoroba ndaguhamagaye muri iyi nzu Mwami, turaguhamagaye nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, turaguhamagaye Mwami, turashaka kwihurira nawe, turashaka ubuzima bwahuye nawe, turashaka ubuzima bwasabanye nawe, ubuzima bwinjiranyemo nawe. Tukuzaniye ibibembe byacu, tukuzaniye ibyo dukenyereraho, tukuzaniye ibyo duhisha abantu. Wowe mutunzi w'imbabazi, wewe wuzuye kugira neza kwinshi, wewe wuzuye ubuntu, wewe wuzuye ubuzima. Ijambo ryawe ryatubwiye ko ari wowe buzima. Nta hantu na hamwe wageze ngo umuntu akomeze kumera nk'uko yari ameze. Nta hantu na hamwe wageze ngo umuntu akomeze gushoberwa. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abagukurikira ntibagenda mu mwijima na hato na hato. Twigishe kukurebaho, twigishe gusenga, twigishe ubuzima bwo kubana nawe, twigishe ibirenze kuba mu idini, twigishe ibirenze kugira aho umuntu abarizwa, twigishe ibirenze guhagarara ku gatutu umuntu akaririmba cyangwa akabwiriza, twigishe ibirenze amasabato n'ibyumweru, twigishe ibirenze amateraniro Mwami, twigishe ibirenze gukora umurimo witirirwa izina ryawe, twigishe ibirenze gutanga amafaranga, twigishe ibirenze gufasha abakene. Ubuzima bwawe buhinduka ubufatika muri twebwe. Nicyo ushaka Mwami w'aba, nicyo cyakuzanye kongera kutwunga na Data, kutwunga na Data, aho umuntu adahunga Data, aho yongera gusabana na Data, aho umuntu atwumva ko kw'Imana ari imirindi ngo yihishe, aho umuntu atiremera ubucocero, aho umuntu atiremera ibihimbano, aho umutima w'umuntu wongera gusabana na Data. Ubwo buzima wavuze ko butavunanye, waravuze ngo umutwaro wawe ntabwo uremere, waravuze ngo umutwaro wawe urireje kandi uri du. Dusohore mu idini Mwana, twigisha umubano wacu nawe, twigisha ubusabane nawe Mwami w'aba. Kora ku maso y'abasore bari hano Mwami bakumenye, kora ku maso y'abakobwa bakumenye, kora ku maso y'abagore n'abagabo tukumenye Mwami w'aba, kora ku maso y'abakiri batoya n'abakuze tukumenye Mwami w'aba. Uri Imana yihishura, uri Imana yiyereka abayishaka, uri Imana idakingirana bakuganaho, uri Imana idasubiza inyuma bakuganaho. Dusohore mu kivunge, twige kwibanira nawe, kwibanira nawe ari nta kindi kiri hagati yacu nawe. Mwuka wera uduhishurire Kristo, umurika hatabona hacu, umurika hatabona hacu. Tuje nk'abambaye ubusa kugira ngo twambike, tukuzaniye biriya, tukuzaniye biriya bivugika, tukuzaniye ibitavugika, tukuzaniye ibyo tutamenye n'igihe byatangiriye byadukiye ku buzima bwacu, tukuzaniye ibihamaze imyaka. Tukuzaniye imibabaro tutamenye igihe yatugiriyeho,
tukumva amahoro agenda ducika, umunezero ugenda ukamuka, kukwiringira no kukwizera bigenda bishira. Tukuzaniye ibyo byose mwami w'abantu, ngo uyu mugoroba utubere umugoroba wo kuguranirwa, umugoroba wo kuguranirwa. Ntabwo uri igipindi, abakubonye bose bashize inyota, abakubonye bose mu maso habo harakeye, abakubonye bose bakiriye ikiruhuko cy'ukuri, abakubonye bose imitwaro yabavuye ku bitugu, abakubonye bose barekeyeho kumaranira gushimwa n'abantu, imitima yabo yiharirwa nawe, bifuza kuberaho wowe wenyine nyir'icyubahiro. Utwihishurire, hagurutse abahungu n'abakobwa baziranye nawe, hagurutse urubyaro rushya hagati muri twebwe ruziranye nawe, rwakozwe ku maso rukabona, rwakoze ku matwi rukamenya imigambi yawe. Bahagurutse mwami muri generasiyo yacu, tubabone basiganwa bagana aho uri, basiganwa bahetse icyubahiro cyawe, basiganwa mwami w'abami batwara izina ryawe, basiganwa mwami w'abami baberaho wowe wenyine. Hagurutse urwo rubyaro muri generasiyo turimo mwami w'abami, tubabone bamaranira gufata icyo wabafatiye Kristo, tubabone isi itabafata, tubabone imibabaro itabafata, tubabone ibibirabagirana bitababasha. Hagurutse urwo rubyaro mu gihe cyacu. Reka ubwire Imana turangiza umubwire ngo reka abari njyewe mwami, abari njyewe. Amaso y'Imana ahora azenguruka hirya no hino mu isi ashaka umuntu, mubwire ngo abari njyewe mwami, abari njyewe. Yesaya ahingutse mu kubaho kwawe, ngo yumve ijwi ry'umwami Imana ribaza ngo ndatuma ninde watugendera. Iyo dukebutse inshuro nyinshi usanga twese duhugiye mu byacu, ariko reka uyu mugoroba Mwuka Wera ukore operasiyo mu mitima yacu, ukore ikintu gishya mu mitima yacu. Hano hantu hasohoka abagore n'abagabo, hasohoka abahungu n'abakobwa, imitima yabo ivuga ngo abari njyewe mwami, abari njyewe utuma, nkubera akanwa, nkubera amaguru nkugendere. Abari njyewe mwami, abari njyewe mwami, ume kumenya igihe cyo kugendererwamo, ume kutayoberwa igihe cyanjye cyo kugendererwa nawe, ume kutayoberwa iki gihe cy'ubuntu, ume kutayoberwa iki gihe ijuru rikingutse ku bwanjye, uduhe kutayoberwa igihe cyacu cyo kugendererwa ngo gitambuke nkaho nta cyabaye mwami w'abami. Uduhe kudacikanwa n'aya mahirwe, uduhe kudacikanwa n'igihe cyacu cyo kugendererwa mwami w'abami. Nushakisha abahungu n'abakobwa, ubona urubyaro muri twebwe rushobora kuvuga ngo ni njyewe bari njye utuma. Turakwemereye mwami, turakwemereye mwami, turakwemereye mwami, turakwemereye mwami, turakwemereye mwami, ndakwemereye mwami, ndakwemereye mwami, ndakwemereye mwami. Nyigisha uko abutuma babaho muri iki kinyejana gisa gitya, iki kinyejana gisiganwa gishaka amafaranga, iki kinyejana gisiganwa gishaka kwamamara n'icyubahiro. Nyigisha mwami uko umuntu yabana nawe mu buzima bwo mwibanga kandi anagaragara. Nyigisha mwami w'abami uko umuntu atafatwa n'imitego y'iyi si. Nyigisha uko umuntu akora umurimo wawe ukamubera ibyo kurya. Nyigisha mwami w'abami uko umuntu asoza urugendo neza, yarakoze ibyo yasabwaga gukora byose. Yego mwami ndakwemereye, Yesu kushaka mwami nyir'ingabo, aho ushaka kujya mwami untumeyo, ibyo ushaka ko nkora mwami ndabyemeye.
Haleluya. Ibyo ashaka ko ukora urabyemeye. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Mwiriwe neza nshuti z'Imana. Wagize neza kuza guterana natwe, Imana iguha umugisha. Kugirira neza. Haleluya. Icyampa ukuntu tungana Imana ikaba yabonye muri twebwe abantu basubiza nayo icyifuzo cyayo. Haleluya. Icyifuzo cyayo uko yavuze ngo ninde watugendera, ndatuma ninde watugendera. Nukuri Imana ishaka abantu nayo igira icyifuzo. Icyampa rero muri iyi minsi y'amasengesho ukaba wabaye igisubizo, nkaba nabaye igisubizo cy'Imana. Ndi umuntu ushobora kuvuga ngo yego mwami, ibyo ushaka ko nkora ndabikora. Haleluya. Reka naho tujye tugezayo, kandi hari ibyiza byinshi bidukwiriye. Imana nishimwe. Mwakoze rero kuba mu nzu y'Imana. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri kubohora, ariko twibukiranya ko turimo guteranira hano, ariko tuzasubira hari haruguru kuri ahava. No kuvuga ngo nyuma y'uyu munsi tuzaba dusigaje guteranira hano inshuro ebyiri, ku itariki 6 no ku itariki 13. Uno ya gatatu ibiri zakurikiraho, hanyuma ku itariki 20 tukazasubira kuri ahava. Ubwo turabibwira wenda abadusuye cyangwa bataramenye izi gahunda zo kwimuka igihe gito, cyari igihe gitoya. Ikindi nk'uko umukozi w'Imana Piense yabivuze, kuwa gatatu utaha tugira ari uwa gatatu w'amashimwe, ariko nongera gusaba abagabo ko kuri uwa gatatu tuzasigarana iminota mike nyuma y'amateraniro tugategura inyigisho tukabiganiraho gatoya, kuko twavuze ko nkuko tugira amasengesho buri wa mbere wa nyuma buri kwezi, ariko nyuma y'amezi 3 tuzajya tugira inyigisho z'umwihariko z'umuryango. Umuryango twese tuwukomokamo,
tuzajya tuzitabira. Hazabaho inyigisho zirebana cyangwa mu by'ukuri zireba abasore n'inkumi, zireba urubyiruko. Twongere tugire umugoroba w'inyigisho zibwirwa abagabo, hanyuma tugire n'inyigisho zibwirwa abagore. Iyo tuvuze gutyo, abagore waba ufite umugabo cyangwa utamufite, upfa kuba nyine uri umugore. Haleluya. Tuzazibanamo rero kuko turabikeneye. Ushobora kuba ari bwigisha z'umugabo utari umugabo, ariko ufite basaza bawe, ufite umugabo wawe, ufite abo wagira inama. Turabikeneye kugira ngo umuryango urindwe. Twibuka ko ikintu cya mbere Imana yashyizeho nka institution, niba ariko twavuga, n'umuryango. Rero ibintu byose byashyizweho n'Imana, Satani arabirwanya yivuye inyuma. Abirwanya yivuye inyuma. Ni byiza rero ko tunyuzamo tukavuga kuri izo nyigisho, tukongera tukibukiranya inshingano zacu nk'umugabo w'umukristo, nk'umugore w'umukristo, nk'umusore n'inkumi w'umukristo. Haleluya. Cyane ko turagenda, ntago duhagaze. Uburi umusore muri iki gihe, ariko ejo uzaba uri umusaza. Uburi inkumi, ejo uzaba uri umukecuru. Turimo turagenda. Biba byiza rero umuntu yagize umugisha wo gukizwa hakiri kare, kugira ngo abeho nyine nk'uko Imana igambiriye ko abaho muri icyo cyiciro cye. Impamvu izo nyigisho ziba ari ngombwa nuko hari igihe tuvuga, ubu ngubu turimo turavuga agace k'umwuka, ariko ugasanga kubishyira mu buzima bwa buri munsi birimo biraducika, nyamara byari bidukwiriye. Rero reka tuzitabire. Ikindi, hari umuvandimwe Iberi, harimo abamuzi, utegura ibyitwa Kigali Family Nights buri kwezi kuri uyu wa gatanu. Nanone bizongera bibera muri parking, barishyura kubera ko baba bari busangire. Ni dine yo muri hoteli. Rero urumva niyo mpamvu bishyura. Umuntu yishyura 25,000 umwe, ubwo couple ni 50. Mu by'ukuri ntabwo ari make, ariko hari igihe Imana iba yaguteye iryo teka. Wakoreramo sorti kandi ukanubaka n'umuryango wawe. Kandi ntibireba bashakanye gusa n'abakiri batoya. Nko kuri ino shuro bazabiga ku nyigisho y'ingenzi ireba abagabo, kandi mu by'ukuri kugira ngo imiryango dufite ibifite ibibazo bimeze gutya, nuko umwanzi akubita umutwe kugira ngo ibyo hasi bisandare, tugahinduka generation ibuzemo abagabo bahagaze mu cyimbo cya Kristo. Rero ni byiza ko twiga kugira ngo turinde ibyo tugomba kurinda, tumenye uko dukwiriye guhagarara, yewe n'umusoro byiza hakiri kare byaba byiza. Ni kuri Parking Hotel, ushobora kwiyandikisha, turabibona hirya no hino kuri social media. Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Tumazemo iminsi tuvuga ngo ukuri kubohora. Haleluya. Amagambo nifuza ko tugumana mu mutwe wacu, ndongera nyasubiremo, hanyuma dukomeze aho Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi. Hari akantu waba waragumanye mu mutima wawe ku magambo tumaze iminsi tuvuga, kitwa kugira gute? Kuguma. Haleluya. Imana nishimwe. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, ni Yohana 8:31 na 32, wenda ariko bariho tuguma gusa. Ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma. Nimugira gute? Nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ikintu umwanzi arwanya gikomeye ni ukuguma. Kuguma mu ijambo rya Kristo, kuguma mu bya Yesu, kubigumamo. Arwanya ko tubigumamo kugira ngo tudahinduka abigishwa nyakuri, kandi tutanabohoka byuzuye, tutamenya ukuri, kuko uku kuri kubohora nkuko twabivuze si amakuru, ahubwo ni umuntu witwa Kristo, niwe kuri. Haleluya. Rero umwanzi yifuza ko tuba muri ubu buzima bwa Gikristo duhushura, turi superficiel, kugira ngo ukuri kutagwirira muri wowe, uzagumye uri umukristo ariko windushye, kuko ni ukuri konyine niko konyine kubohora. Haleluya. Si ibiganza bishyushye cyangwa bikonje, si ikindi kintu, nta nubwo ari n'aya masengesho. By the way, reka nguce intege mu gatoya. Kuko gukubitaho gutya gatoya, Imana ishimwe kandi mwakoze kuza, turabakunda cyane, muragahora muza, murakaguma. Haleluya. Ukaba utari hano ariko ukabura ahandi nk'aha ngaha, byibuze. Ubwo ndavuga ku bashyitsi badusura, ariko ukabura umurinzi ku nkike, ngwino ugume. Aya masengesho impamvu atagukiza, niba uyakubita gutya rimwe mu kwezi, ukongera habe no guhura n'ijambo ry'Imana, habe nta kintu azakumarira. Ni ukuri? Nose nkubeshye. Haleluya. Nituguma mu ijambo rye, tuzaba abigishwa nyakuri, tuzamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Hanyuma kuri 36 haratubwiraga ngo uwo mwana natubatura,
cyangwa natubohora tuzaba tubohotse rwose. Haleluya. Kristo niwe kuri, uko dutinda muri we kandi muri we si ahantu, ni mucyo yavuze, niho tumumenyera, niho twuzura ibye, niho tumenya abo turi bo mu mwami, niho tumenya pozisiyo yacu mu Mana, niho tumenya ubuzima bwo kubana nawe. Byose bira ijambo ry'Imana si amagambo, ni ibyo kurya bitunga umuntu wo mu mwuka. Haleluya. Rero umwanzi yifuza ko tubaho duhushura, tugahora duhushura, none ugahinduka indushyi yo mu gakiza. Imyaka 10 ukijijwe ari kurushyi, imyaka 20 warabaye umwana w'Imana ari kurushyi, utarahuye n'ukuri, kuko utigeze usokinga, utigeze winjira, utigeze utebereramo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ikintu rero cyonyine kidukura mu kuguma no mu kubohoka kuzuye ni ikintu cyoroshye ariko gifite imbaraga, ariko kenshi abera tutamenya. Niki cyatumye cyasohoye Adamu na Eva muri Edeni? N'ugutwi bahaye batagombaga kuguha, ugutwi bahaye Satani. Ikiganiro kimwe cyonyine Eva yateze amatwi Satani, ibyo yumvise abibwira umugabo we, bibasohora mu kubaho kw'Imana. Birasa nk'ibyoroshye, ni gute natega amatwi ibintu cyangwa ntatega amatwi ibyo ngomba kuyatega bikasohora mu kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu tutabiha agaciro bifite. Nicyo kintu cyonyine kigukura mu kuguma, nicyo kintu cyonyine kigusohora mu kubohoka kwawe kuzuye. Ntabwo Imana iturekura. Haleluya. Iyo dufite ubukonje mu bugingo, iyo ibiturushya byatubanye byinshi, murabizi tujya dusenga tubwira Imana ngo Mana ntundekure. Imana ntishobora kuturekura. Ariya ni amagambo yacu ya kimuntu tuvuga nk'abantu, kandi kuko nibyo tuzi kuvuga nta n'ukundi twabigenza, ariko Imana ntiturekura. Ntabwo Imana ijya kure yacu, habe namba, habe namba. Reka tubyumveho gatoya. Hariya twasomaga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8, twigire hepfo gatoya kuri 31. Twongere dusogongere, twongere tumenye ko ntidushobora gutandukana n'urukundo rw'Imana. Haleluya. None ubwo tudatandukana n'urukundo rw'Imana, tuzira iki? Bipfira he? Ko Imana itandekura bipfira he? Reka duhere kuri 31 tumanuke gatoya kuri 39. Ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Wabyumvise ko Imana itakurwanya? Iri muri team imwe nawe. Haleluya. Ubu ntabwo twaje kuyihendahenda nk'aho iri against, nk'aho iri contre nous, nk'aho iturwanya. Ntabwo twaje kuyitereta nk'aho ari umwanzi wacu. Iri mu ruhande rwacu. Haleluya. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mwabyumvise? Kwitigeze twima umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ndi Imana kandi ari yo izitsindishiriza. Yakurega gute? Burya ryajwi rirega iteka ntiriba rivuye ku Mana, ni irya Satani, niwe murezi wa bene data. Haleluya. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari yo izitsindishiriza. Muri make yaba yivuguruje kandi ntiyivuguruza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Tekereza yaba arimo gusabira, arimo anakurwanya. Ntabwo bibaho. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Ibintu byose murabyumva ko ari bibi kandi ko bibishe. Amakuba n'ibyago bitinze, ariko ngo ntibifite imbaraga zo kudukura mu rukundo rwa Kristo. Ibyago ntibifite imbaraga, akarengane ntigafite imbaraga, inzara no kwambara ubusa ntibifite imbaraga, kuba mu kaga ndabyanga cyane, kuko nukuba mu byago ukabitindamo. Kuba mu kaga ntibifite imbaraga zo kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Inkota cyangwa urupfu ntibifite imbaraga zo kudutandukanya nta kintu cyagukura mu maboko ya Kristo. Yarivugiye ngo mbafashe mu kiganza cyanjye. Nta muntu wabakura mu kuboko kwanjye no mu kuboko kwa Data. Nta muntu wabavuvunura n'ugukuramo na gato. Haleluya. Ubw'ibyago, ubw'inzara, ubwo kwambara ubusa bitadukura mu rukundo rwa Yesu, reka wumva ahubwo icyo bidukorera. Ngo nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbaga. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze.
Haleluya. Duhinduka more than conquerors. Turushaho gukomera. Wari uzi ko ibyago n'inzara n'amakuba bidafite imbaraga zo kugukura mu rukundo rwa Yesu. Haleluya. Ahubwo iyo abantu bagumye mu kuba, hahandi turimo kuvuga, iyo bagumye mu kuba, ibyago n'amakuba bibabyarira imbaraga. Haleluya. Ntibihinduka ikibazo. Ku buryo umwanzi ashobora kwibaza ati ariko se twamukerereje iki hariya ahantu ko tubona atumaze. Iyo tutamukerereza, urugero batindije nyina wa Samweli kubyara. Urugero nk'iyo Satani aba yamuteje ubugumba. Hanyuma umugore agaseruka akavuga ati Imana numpa umwana nzamuguha. Ubwo se Satani arunguka? Ntabwo yunguka. Haleluya. Haguruka umugore umeze nk'igiharamagara, uzi gutekereza kwibyarira umwana wawe wa mbere, utazi niba n'abandi bazaza, cyane ko n'uwa mbere aba yaratinze, ariko n'abandi bana bataraza ukamufata ukamujyana mu nzu y'Imana. Nta nkota, nta byago, nta makuba, kubaguma. Haleluya. Hano yarakomezaga akazamuka ishiro n'umugabo we na mukeba uko umwaka utashye. Ubugumba ntibwamubujije kuzamuka. Abaguma, ibyago n'amakuba bibabyariramwo imbaraga. Haleluya. Imana nishimwe. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba. Abategeka ni abatware bo mu kirere, principalities. Ibitegetse, uburozi bw'uburozi n'abarozi byose byiteranyije, nabyo ntibifite imbaraga zo kugukurayo. Haleluya. Cyangwa ibiriho, ibyo wamaze kumenya. Ariko umuntu aba agira ubwoba bw'ibizaba atanazi ibyo bizaba, ariko ibyo byose ntibifite imbaraga zo kudukurayo. Cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, ariko Pawulo nzamuhobera ningera mu ijuru. Tekereza uko guhishurirwa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha, bitagira gute, kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Ntibyansohorayo, ntibzagukurayo. Kubera iki? Amaboko y'Imana arakuzengurutse, aragufashe. Haleluya. Turarinzwe, turashinganye, umubi ntabasha. Kereka iyo tumuhaye akadirishya kinjira mu bugingo bwacu. Akadirishya kinjira mu bugingo ni amatwi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:18 kugeza kuri 21. Reka some mwihuse muzajya mukurikira hariya. Ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda. Ninde uturinda? Ni Imana. Ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Haleluya. Tutamuhaye akaryango kinjira mu bugingo bwacu ntiyatubasha, ariko aratureshya, akatureshya, agakoresha uburiganya. Mwumve neza 19. Ngo tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Tuzi ko turi ab'Imana, ariko imikorere y'isi yose y'abatari mu Mana iri mu mubi. Ni imikorere y'umubi, nibyo yubatse hirya no hino kugira ngo bikureshye, kugira ngo bikubone, umwanzi akubone. Atugeraho aciye mu bintu bye yujuje isi. Kuri 20 haravuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge, ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri. Ntitwayimenye gusa, turi namwe imbere muri yo. Haleluya. Tumenye iy'ukuri, yaduhaye ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuri 21 akavuga ngo bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa, kugira ngo ntatunga umudendezo wuzuye. Satana anyibaka akantu kitwa kwirinda. Kwirinda ibishushanyo bisengwa ni iki? Ibishushanyo bisengwa ahangaha ni ikintu cyose isi yunamira, ni ikintu cyose isi uyu munsi yashyize hejuru cyane, ariko kiyongobeza umubano wawe n'Imana buke buke utabizi. Haleluya.
ni ikintu isi yashyize hejuru, ni ikintu gishigukirwa n'abantu benshi, nyamara kirimo umutego. Reka ntange urugero rw'umupira. Abakunzi b'umupira, haleluya, murakomeza mu nkunde, nta kundi mwabigenza, ariko ngomba kubabwiza ukuri. Haleluya. Bana bato, murumva hejuru, ubundi umubi ntabasha kumukoraho. Mwabyumvise? Umwana w'Imana yaraje aduha ubwenge, tumenye ukuri, turi mu y'ukuri, turi mu imbere. Umwana w'Imana niwe uturinda, ariko akarangiza kuri 21 avuga ngo bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa. Umupira uyu munsi ni igishushanyo isi yunamira. Ushobora kuvuga uti Hortense ubaye umuturage uraduhombeye pe. Uzanye ibintu byo mu cyaro. Nta muntu n'umwe uragirana umubano mwiza n'Imana ngo akomeze kuryoherwa n'ibyo bintu kuri level imwe. Ntibibaho, ntibibaho. Haleluya. Nta muntu n'umwe urakura mu mubano na Kristo ngo akomeze kureba filime amasaha 4. Ntibibaho. Haleluya. Nta muntu n'umwe urakura mu mubano n'Imana ngo weekend ze zose zuzuremo kuryoshya. Weekend imwe ku Gisenyi, indi Bujumbura, indi. Ntibibaho. Kuki umwanzi abikora? Nukugira ngo akajambo gato wumvise nk'uku nguku ku barinzi wakumvise isaha nayituzuye, nukugira ngo azane ibindi bintu byose mu matwi yawe by'umubi. Turabizi ko isi iri mu mubi, nukugira ngo abizane byuzure mu matwi yawe, byuzure mu buzima bwawe, bigende bikuzure ku buryo imitekerereze yawe ikomeza kuba iy'uwo muntu utarahuye n'Imana, hanyuma tukabura kubohoka byuzuye, ukuri kukayongobezwa. Ni nkuko basutse amazi mu kirahure cyangwa musinzi mu icupa rya litiro rimwe, warangiza ugasukamo ibindi bintu amaritiro 5, amazi azaburizwamo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Muri Luka 8:18 haravuga ngo nuko mwirinde. Ntibatubwiye ngo mwirinde gusambana, kuko ujya gusambana aba yabanje kumva. Haleluya. Ntabwo batubwira ngo wirinde kurya ruswa, ntibatubwira ngo wirinde ikisi, kuko byose bifite inkomoko mu byo twumva, mu byo tumaramo umwanya. Impamvu itorero ry'Imana rifite intege nkeya nuko dutungwa n'ijambo ry'iminota, kandi murabizi ko rimwe na rimwe iyo minota nayo bitari mu ijambo, ibirimo story zacu. Haleluya. Story zacu ugatahirizo, ukazagaruka kumva izindi story, umwaka ugashira nta mpinduka namba. 8:18 Luka. Nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite akazakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Haleluya. Guhabwa biva mu cyo twumva, kunyagwa, kwamburwa n'icyo twari dufite bikava mu cyo twumva. Asuba hari umuntu unyumva, ariko ndashaka ko ari mwese mu nyumva. Haleluya. Mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite azakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Igituma turi abakristo b'umukonjera nuko twumva gake ibya Yesu, tugumamo gake, hanyuma ubundi tukumva iby'umubi yujuje mu isi. Buri kintu cyose isi yunamira, nongere nkivuge, cyose kirimo imikoro ya Satani ishinzwe kukugabanya, kwinjira mu bugingo bwawe ikakunyunyuza. Ukifuza gukurira mu mubano n'Imana ntibikunde, ukifuza kuryoherwa n'agakiza ntibikunde, ukifuza kugira ubuzima busabanye n'Imana ukumva ntubishyikira, ukagira iminsi yo gukonja no gushyuha. Si wo mugabane wacu. Ntabwo Yesu yaje kuduha mwene ubwo buzima. Nuko mwirinde uko mwumva, kuko ufite azahabwa, n'udafite akazakwa n'icyo yibwiraga ko afite. Bamwe mu bakundwa bajya banyandikira barambwira ngo iyo nacitse intege, ngo ijambo wigishije ngo rirambyutse. Kubera ko umuntu yavugiye mu marangamutima, ugomba kumusubiza mu marangamutima, ntabwo umusubirisha ubwenge. Icyo ngicyo nicyo kenshi abagore n'abagabo bapfa. Umugore harubwo atavuga ati ndananiwe sheri, nagize akazi kenshi mana yanjye, none umugabo agahita amusubiza mu bwenge, akamubwira ati wagiye ukora ibintu biri ku murongo, ntukore hirya no hino. Iyo umuntu avugiye mu marangamutima, ugomba kumusubiza mu marangamutima, ugomba ngo sheri yo ihangane. Hanyuma abo bakundwa rero kuko nabo bavugiye mu marangamutima, nanjye nkabasubiza mu marangamutima, nkarekera. Ariko ubundi ukuri nagombye kumubwira ngo iryo jambo
jya uryumva utarinze kugera aho unanirwa. Kuki uryumva ariko ari uko wananiwe? Kuki uryumva ari uko washobe? Ukomeje kuryumva ntiwagira iminsi yo kunanirwa. Ngo iyo mbuze ibyiringiro, ngo imbaraga zinshizemo zo gusenga ngo nza kukumva. No, ibyo ntibizagukiza. Ni ka paracetamol. Igihe kimwe navuganye n'umuvandimwe Didi, turavuga ko se ubundi iryo ijambo ribahumuriza ko numva nta humure ngira, mba numva bisatura bikeba, ariko nza kumenya ko umwuka w'Imana ari igitangaza. Icyo interpreta mu mutima wawe kiba gitandukanye n'icyo navuze, kuko rigenza n'uburakari nk'ubu ndabufite bwinshi. Ariko umwuka wera yo kabyara agasobanura ibintu. Kuki rero urinda gutegereza kugira intege nke? Kuki urinda gutegereza kunanirwa? Kuki urinda gutegereza ko bibiha ngo ubone kujya kumva ijambo ry'Imana? Kuki utaguma? Abagumamo bagira imbaraga zidakama. Haleluya. Imana ni nziza kandi Imana ni inyembabazi zitandukanye natwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:11 haravuga ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde. Kuvuga ngo turabasuhuke n'abimukira nibitwibutsa ko iwacu atari inaha. Iwacu sino abari muri Kristo Yesu. Turimo turatambuka tumara ibyo tugomba kumara umwami yatwandikiye, dukomeza urugendo. Ariko inaha haratugumanye, nibyo bituma twanduranya. Kuko uramutse uzi ko aha hantu uri umugenzi ntago wakwanduranya. Uzari bigendanye n'umuntu muri bisi, ntago wamwanduranya ko mu kanya uravamo ku cyapa. Ejo muri tuzaba tuvuyemo, tuzaba dutashye iwacu. Ariko ni gute isi yadukamura tukanduranya nk'abantu bazaguma inahangaha. Nta gihembo data afitiye abakijijwe kiri inahangaha, ntacyo. Ibintu byose urimo usengera n'abadakijijwe barabihabwa. Ya Mana igusha imvura ku babi n'abeza, itanga kubyara n'abajya kubapfumira babaha. Tekereza Imana y'imbabazi kwiha umugore wasambanye n'umupfumu ikamuha kubyara umwana. Imana y'imbabazi igusha imvura ku babi n'abeza. Nta gihembo ufite inahangaha. Ingorano zacu z'ukuri ziri kwa data. Ibindi ni ibisanzwe kandi azabiduha. Azabiduha kuko ni ibikoresho. Azabiduha. Ntabwo anejejwe no kurara hanze. Ntabwo anejejwe. Bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya iki? Ubugingo. Muri make rifite imbaraga zicengera rikaza kurwanya ubumana nahawe. Muribuka ko Yesu adashobora kuturekura, muribuka ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, muribuka ko ari mu ruhande rwacu. Ariko ibyo nkingurira amatwi yanjye, ibyo nkingurira amaso yanjye, bijyo bigira imbaraga zo kwinjira mu bugingo iwanjye, zikinjira mu bugingo iwawe, ugahora uri umuntu ukamuka, ucomokoka, uri on and off. Buri munsi igiterane cyabaye ubushyushye, nyuma y'igiterane urazima burundu. Kuko iki? Wakinguriye ibintu bifite imbaraga zo kwinjira mu bugingo. Mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, ririnjira rigakamura. Iteka iturutse mu isezerano rya kera, Imana yabuzaga ubwoko bwayo gusabana n'abantu batayubaha, gusabana n'abantu baraguza. Suko yabaga yanze ayo mahanga, ahubwo nuko kwinjiranamo byari butera ubwoko bw'Imana gukamuka kugeza igihe bakurikiye za mana z'abanyamahanga. Kandi iteka uwo mutego bawugagamo. Turi mu itorero ry'igihe cya nyuma, nshuti z'Imana. Ariko nitwe tutazi ibyo dusabana nabyo n'ibyo tudasabana nabyo. Nitwe twemera ibintu by'uburyo bwose bikinjira mu matwi yacu, bikinjira mu maso yacu, tukabiha amasaha yacu, tukabimaramo umwanya. Nitwe bwo tutazi kwitandukanya. Kandi nitwe itorero ry'igihe cya nyuma. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Muri uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto 6:14 kugeza kuri 18. Iki cyanditswe marerezuma abantu bakibuka bavuga bagiye gukora ubukwe gusa. Seriously, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Tukabibwira abakobwa bagiye gushakana n'abadakijijwe, tukabibwira abahungu bagiye si ibyo byonyine. Uko ko ibyo byose ugufatanywa no kwinjiranamo, muba mwinjiranyemo, ukinjiranamo mbese kambivuga amazina yabyo, ukinjiranamo n'umuhungu n'umukobwa aho afite se witwa Satani. Muri make Satani akakubera sobukwe. Yes, akakubera sobukwe. Hanyuma ubuzima bwaterwa hejuru
gaterwa hejuru. Soba uko yavizise umuhungu we cyangwa yasuye umukobwa we, none uragira ngo bigende bite? Murumva ngo yaritondaga. Ngo urabona ngo nabo mu rusengero ntibakizwa, niko ko barahari badakijijwe. Nire se ukubwiye gushakana nabo, abo jye ubareka bahuze nabo bameze nkabo. Niba wizera Imana, Imana izakuyobora. Niba uri umukobwa w'Imana, ukaba uri umuhungu w'Imana, Imana izakuyobora ku muhungu wayo, ikuyobore ku mukobwa wayo. Nimwifatanya n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya biti? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'ababandi. Iri jambo ryanditswe mu isezerano rishya. Kuva hagati y'ababandi sindi bakubabwira ibintu by'inzangano. Ibyo nabyo ni indi extreme y'amafuti. Ngo iwacu ngo bararoga ngo sinzasubirayo. Wagize ngo se nibwo bagitangira kuroga, ko banarogaga bakigutwite ugacika kuri nyoko ngo ni umurozi koko, ukareka kuvugana na nyogosenge ngo ni umurozi. Ni umurozi nyine kuko atarakizwa. Jyayo ahubwo ujye kubidiriwa. Presence yacu idiriwe ibirozi ikabica intege. Ariko si ibyo navugaga by'inzangano. Reka ngaruke ngabanye n'uburakari. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi nimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Nzababera so, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Turimo turavuga ukuri kubohora. Turimo turavuga kuguma. Iyo batubwiye ijambo ry'Imana tubwiye kwitandukanya, nagari kwitandukanya kw'abantu, simvugane nabo, singe mu bukwe, oya. Usabana n'isi nta n'ahantu bagiye. Iyo ureba filime imara amasaha ku makuru y'isi yose, ni ngombwa ko ugomba kuba informe, ariko urimo urakira information zirenze zikenewe. Ni wowe utagira isaha mu ijambo ry'Imana, ni wowe udashobora gusoma Bibiliya n'igice na kimwe. By the way, tugiye gutangira gusoma Bibiliya ariko iki cyongereza nacyo rwose. Tugiye gutangira gusoma Bibiliya byibuza ibice 3 ku munsi. Niba uri umurinzi ku nkike, tubane ku magrupe. Niba utari umurinzi ku nkike, ube kuri ya magrupe y'ijambo ry'Imana. Ni ukuri kubw'ubuntu bw'Imana. Ngiye kujya ngigira audio kugira ngo wowe udasoma byibuza uzantega amatwi. Azaba ari iminota mike, dukora ibice 3, kandi tuzahera ku bisekuruza bya Yesu, kandi ntuzabisimbuke, ntuzanyihutishe, uzantega amatwi ntuzahite wihutisha ngo hasimbuke. Murumva nshuti z'Imana, ni umurimo uvunanye, kuko kujya kurangiza Bibiliya ni umurimo muremure, ariko ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mureke tugume mu magambo y'Imana. Adiriwe ibintu twumva n'ibintu twirirwamo. Tekereza ndimo kubwira ngo ni wowe utumva n'ijambo ry'Imana n'isaha imwe. Byaranze kuko ibisindisha ni byinshi mu mutwe wawe, ibigukamura washyizemo ni byinshi ku buryo ntushobora, you cannot concentrate isaha muri Bibiliya. Byaranze, uhita wumva ibintu bigushimashima, ugahita wumva ujya muri telefone, ugahita wumva bikanga, cyangwa se ibitotsi bikaza, hanyuma wagera imbere ya televiziyo ibitotsi bigashira, ugahita uba maso, hanyuma wajya muri telefone ibitotsi bigashira, hanyuma tukabifata nk'ibisanzwe. Nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba bigishwa banjye nyakuri. Haleluya. Hanyuma muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Satana nejejwe nuko turi abakristo batuzuwemo n'ibya Kristo. Ntacyo bimutwaye, ntibimuderanjana mba. Azahakanda ugasiba gusenga, azahakanda akakwicisha amaganya, azahakanda agasubiza, aragufite wese akakugenza uko ushaka, kandi ni ukuri atari cyo wagenewe. Haleluya. Kwifatanya n'abatizera ni uguhoberana n'ibyo. Muribuka ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abandi bose batari mu mwami bari mu mubi. Isi n'imikorere yayo iri mu mubi. Birebane moderation, birebane urugero. Yego ratukunda amakuru, wenda ntumeze nkanjye, ugomba kubimenya. Ngiye mbavuga ngo ntabireba n'ubundi ibiba biraba, ibyo nsengera n'abisengera. Ntukwiye kumera gutyo.
oya byo nabyo si byiza, iyo ni indi extreme. Ariko nanone wifata amasaha mu bintu binyongobeza ubugingo bwawe. Come on. Amakuru kuva mu gitondo kugeza nijoro, urubuga rw'imikino, amaradiyo yose ukayazenguruka, ukava i Kigali ukagera i Gisenyi amasaha 4 wumva urubuga rw'imikino, waravutse ubwa kabiri iwanya atari inahangaha, amasaha 4 usabana nabyo. Noneho rero ukaza kwibaza impamvu utekereza nk'uko isi itekereza, winjiranyemo nayo. Igitekerezo cya Kristo nticyabona umwanya. Kubohoka kwawe nikuzigera kuzura, uzahora mu ntege nke. Warakijijwe ariko abakobwa bazatambuka umira amacanshwe. Ibyisi bizakubasha wa mugore we, bikubashe. Uhora n'irari ry'amakanzu nk'iryo twagiraga tutarakizwa, ariyo papasi y'ubuzima ari ukwambara neza. Koko abari muri Kristo Yesu, intego y'ubuzima ari ukwambara neza. Amafaranga yose ukorera arangira mu myenda. Kwambara ni byiza, ariko iyo byabaye intego y'ubuzima, intego y'ubuzima ari ukuryoha no gucya, uyu mubiri ubora kubera gusabana nabyo. Urumva iyo uhindukiza modeli imwe y'ikanzu ugahindukiza iyindi ukabimaramo amasaha 2, uba urimo usabana nabyo. Noneho inyota y'Imana igakama, ukuzurwamo n'inyota. Upfa kubona amafaranga, ntushobora. Harimo abantu batakeneye kwiriza ibyo kurya, bakeneye kwiriza shopping. Aruhuka ruko amafaranga ashize. Ufite imyenda mu mujyi kandi uri umukristo, imyenda y'imyenda. Iyo utambaye ikanzu nziza wumva utuzuye. Mbese kuzura kwawe kuri mu mwenda, ntikuri kwahindutse umwana w'Imana. Seriously, abantu tuzataha mu ijoro, abantu twaguzwa amaraso, kuzura kwanjye kukaba mu ikanzu, icyubahiro cyanjye kikaba mu modoka. Niyo mpamvu icyo gihe nshaka ko abantu bose bayibona, kuko niko gaciro konyine mfite. Waguzwe make, imodoka. Twaguzwa amaraso y'igiciro atagira igiciro. Haleluya. Umwana w'intama yagiye ku musaraba. Imana itugirira ubuntu, kandi Mwuka Wera yo kabyara wabiyungurure, ntabizane bisatura nk'uko akore ku mutima wawe muri za mbabazi ze nyinshi. Ngewe birasadutse kuko Yohana 3:1 saa 2 n'igice turaba dutashye. Yohana 3, urwandiko rwa 3 rwa Yohana. Mwuka Wera nshuti nziza, utahe mu mitima, ushyire mu inyota. Wewe wuzuye imbabazi no kugira neza, utaturambirwa. Kora umurimo mu mitima yacu, erega turabawe. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana, umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, uwo nkunda by'ukuri. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza. Ugubwe neza muri byose. Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ndagira ngo kano kantu tukagumane. Ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Umere neza nk'uko soul yawe imeze neza, iri prosperous. Nk'uko ame yawe iri prosper, ifite ubuzima, irabyibushye, iriho. Haleluya. Ngo kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Umvaho ame yakuye guprospera, umvaho umutima we wakuwe guharaguwe neza, none iby'inyuma bikaza gukurikira. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyanera umunezero waruta wo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Bakomeza hepfo bamushimira kwakira abashyitsi, kuko mwibuke ko abatwaraga ubutumwa bwiza bagendaga hirya no hino, rero bagombaga kubacumbikira. Nibyo bakomeza bamucumbikira. Nongere nkubwira inshuti y'Imana, ibitera umwanzi agaba muri bwa busabano ugirana n'isi, abigaba ku bugingo bwawe, bigaca mu matwi yawe, kugira ngo utagira soul iri prosper, utagira ubugingo bumeze neza. Haleluya. Utagira umutima uguwe neza,
kubohoka kose guhera inyuma ntikujya kurama. Niyo mpamvu ushobora kubw'igitangaza cy'Imana, ushobora gusengerwa indwara igakira, ushobora gusengerwa abadayimoni bakagenda, ariko kuko bidaturuka imbere ntibizarama. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Ndagusengera kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima byaturutse mu mutima, byaturutse mu bugingo butakamuwe. Rero igituma tutagira kubohoka kuzuye, Satani aca mu idirishya ry'amatwi yacu kugira ngo agere mu bugingo bwacu. Ibyo dutega amatwi bikatubera umutego. Satani ntagira imbaraga zo kugukura mu biganza bya Yesu. Twabonye ko urupfu, inkota, akaga, amakuba, gutinda gusubizwa ntibifite imbaraga zo kugukura mu kiganza cya Yesu, ariko kurekeraho kumva ibizana ubuzima. Muribuka ko Yesu yavuze muri Yohana 6 aravuga ngo amagambo yanjye ni umwuka kandi n'ubuzima n'ubugingo. Kurekeraho kumva ibizana ubugingo tugatega amatwi bitazana ubugingo bituma Satani atugeraho akinjira mu bugingo bwacu, tugakamuka nyamara turaba umwami, tugakambuka nyamara turaba Imana, hanyuma tukabura kubohoka kuzuye. Haleluya. Iyo rero amakuru dukura mu isi, guhoberana nayo, muri bya bintu byose isi ipfukamira, muri bya bintu byose isi iramya, muri bya bintu byose byitwa byiza ariko bitagira umumaro namba ku by'ubugingo, bitagira umumaro namba ku by'ubugingo, bya bintu byose isi yahaye agaciro, kwirwa duhoberana nabyo bituma duhinduka abakristo b'imitima ibiri. Yakobo yarabivuze muri Yakobo 1:8 ngo kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. A double-minded man ari unstable, ntashobora gutunga kubohoka kuzuye. Kuki tugira imitima ibiri? Ubu twese ko turi hano dukunda Imana, kandi ni koko, kereka wenda umuntu ugenzwa n'ikindi, kandi gusa aragenzwa n'iki mwuka byaramwe. Ubu ko turi hano twese dukunda Imana, niyo mpamvu twatanze uyu mwanya, mwatanze amafaranga yanyu, mwishyura amatike, amamoto n'amamodoka, mushyiramo essence. Twese turashaka Imana, turayikunda. Ariko uburiganya bwa Satani aca muri kwaguhoberana kwacu nibitari ukuri. Kwaguhoberana kwacu nibyinjira mu bugingo bikahakamura, tugahinduka abantu b'imitima ibiri. Nkaba nkunda Imana n'umutima wose, ariko kandi nkaba nashobora kuguma muri yo, sininjiranyemo na Kristo mu mubano wanjye. Ubuzima bw'agakiza tuvuga butoshye, bumeze nka cya giti cyo muri Zaburi ya mbere, ngo kimeze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, tukabubura kandi turi muri Kristo. Ubundi kuri ariko ubuzima bwacu bumeze nka cya giti cyatewe hafi y'amazi, ngo gihora gitoshye. Muri Kristo harimo itoto, ngo ibibabi byacyo bihora bitoshye, kikera imbuto zacyo igihe cyose, ngo ntikikanga ikibi, nta nubwo kikanga iyo izuba ricanye cyane, kuko kizaho cyashoreye imizi. Iyo tuvuga ngo ukuri kubohora, nshuti y'Imana, nutaguma, nkubwiza ukuri, nutaguma mu magambo y'Imana, uzadukunda, kandi iyo twicaye turi benshi gutya biraturyohera, ariko ntuzatubera umumaro mu bwami bw'Imana. Tuzaguhomba tukureba, ubwami bwa data buzaguhomba, kuko uzakomeza uri umuntu w'imitima ibiri. Satani ntagira ubwoba bw'imyaka tumaze mu gakiza, kuko afite abagabo n'abagore b'imitima ibiri bamaze imyaka 30 mu gakiza. Afite abagore n'abagabo b'imitima ibiri bahagara ku gatuti nk'uku bakavuga ubutumwa bwiza, nta kintu na kimwe kimukanga. Igihe cyose abasha gucengera mu kadirishya akinjira mu bugingo bwanjye, ubuzima bwanjye ntibumuteye ubwoba, kuko arabizi neza ko ibyo ngomba kwizera ku Mana ntazagira imbaraga zibyizera. Arabizi neza ko ibitekerezo byanjye ubwanjye ari byo bizarwanya imigambi y'Imana, ngo twabivuze ku munsi w'ejo. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ndifuza ko dusenga, twongere dusabe inyota. Nimuguma mu ijambo ryanjye, iri jambo ntabwo ari histoire za Isiraheli. Iri jambo ni ubuzima. Iri jambo ntirishobora kuguma, ntushobora kurigumana mu mutima uhoberana n'isi na biriya bintu byose isi yunamira, kuko mwibuke ko bifite imbaraga zo kwinjira mu bugingo bikanyunyuza, ukazanira usaza utagize uriya mutima uri prospere, uriya mutima uguwe neza. Noneho kubohoka kwawe nikube kuzuye, kubohoka kwawe nikube nyakuri, ugatunga iteka iby'Imana by'igice,
bigahora ari igice, ugahora utaryohewe kumva bimeze nk'imigani. Rimwe na rimwe kubera ko turi abanyarwanda kandi tugira ikinyabupfura, ubukristo ukabwitiranya n'ikinyabupfura no kuba ngeso nziza. No, oya, Kristo ni muzima, ariho yiyereka abamushaka. Si ikibazo cy'ikinyabupfura no kuvuga ngo nzajya mvuga neza nitonze, ngo nzambara neza, ngo nikwije. Ntabwo ari ibyo. Ibyo birarambirana iyo Kristo utahoberanye nawe. Gera igihe ukabirambirwa ukumva wikumburiye kwambara ubusa. Si ikinyabupfura cya kinyarwanda. Nta nubwo ari no kwihanganira mu isi. Nguvuge ngo nyewe nihanganiye umugabo mubi, ngo nyewe nihanganiye umugore, ngo nihanganiye ubushomeri. Si ibyo. Ni ubuzima bw'Imana muri twebwe. No gukingurirwa ijuru tukiri nahanga, no gusogongera ibyo tubikiwe mu ijuru tukabaho tudashinyirije. Ubuzima bw'Imana bukaza bukatwuzura kuko yarabuduhaye. Haleluya. Tukaza tutaje kumushaka hano, tukaza turi kumwe nawe, ahubwo tuje muri wa mugoroba wundi wo kwihererana nawe. Sinzi uko turi busenge, ariko data arifuza ko watungwa ukubohoka kuzuye. Arifuza ko ukuri kwaguma mu mutima wawe. Unyemerere ntuburire nawe muri uyu mugoroba gusa. Ijambo ry'Imana ntiyariduhishe, yarariduhaye. Wemere ko Satani aca n'umuhuru rwawo. Mwibuke ko adafite imbaraga zo kudusohora mu kiganza cya Yesu. Ntafite imbaraga zidukura mu rukundo rwa Yesu. Natwe ubwacu ntitwavayo. Yesu aradufasha. Ariko icyasohoye Eva muri Edeni mu mubano n'Imana ni ugutwi konyine. Yategeye ugutwi amakuru atariyo. Iyo wihebye ukumva ijambo ry'Imana wumva icyizere kigarutse. Ntukwiriye gutegereza kwiheba k'ubutaha. Bikwiriye kukubera ibiryo. Kakubera ibiryo bya buri munsi. Ku buryo ugera ku rugero rutagitakaza ibyiringiro, rutakigabanukirwa. Abatagabanukirwa dutunzwe n'ibiryo by'Imana. Dutunzwe n'amagambo ye. Yesu yabwiye Satani aravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Kandi murabizi ko umutsima niwo tubirira icyuya. Amafaranga turarashaka tukenda guhenanuka. Ariko ngo umuntu ntatungwa nayo, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ukuri kubohora, bakugumamo, ntabwo baguhushura. Mwami Imana aguha inyota, aguha inyota. Ntuze gusenga uje gushaka umuntu, ntuze gusenga hari umuntu mugiye guhura, ntujye mu nzu y'Imana bya rimwe na rimwe. Mwami Imana aguha inyota igurumana. Mukawere shyira inyota mu mutima wawe. Nka kwa kundi Zaburi yatubwiye ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza amazi, niko umutima wanjye ukwifuza Mana. Imana ikuremera ibyo bintu, ikuremera ibyo bihe muri aya masengesho. Nubwo cyaba cyonyine utahana kirahagije, kizakavaringa ibindi byose. Kaduhaguruke dusenge. Mwami Imana abaho umugisha. Ndabashimira gutega amatwi ijambo ry'Imana. Kwingingira kuguma. Ugiye kumuzamurira amaboko. Umubwire uti Mwuka Wera ngwino ngumishe, ngwino mfate. Njyanyerera nkagenda nkazagaruka nyuma y'amezi. Umubwire uti ibi barimo avuga nta nubwo biniryoheye. Ndimo ndibaza uburyohe bwo mu ijambo n'ubuhe. Ko mbisoma nkumva sinzi ibyari byo. Iyo umuntu agitangira yumva atazi ibyari byo, ariko igihe kiragera bikazamo ubuzima, ukabikumbura, ukabishaka, ukavuga uti ndava mu bantu ryari ngo nihererane nabyo. Igihe kiragera ntibihinduka imigani, bigahinduka ubuzima. Kumva Imana ivugana nawe personnellement, nawe atari information gusa ngo wamenye amakuru y'ibiri hariya na hariya, ibyanditswe hirya no hino, atari amakuru yo kuza ku impression abantu. Ubuzima bw'Imana buri muri ibi byanditswe. Ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Reka tumuzamurire amaboko tumubwire
atwihishurire, tumubwire atwuzuza inyota, ubwenge bwacu bukinguke, bwakira ukuri, ukuri kubohora, ukuri kutari igipindi, ukuri kutari ugushyushya amarangamutima, ukuri kudakora ari uko umuntu yabyutse neza cyangwa nabi, ukuri kuzuye gutura mu muntu agasohoka mu mwijima by'iteka, Satani akamubura burundu, ibicantege bikamubura bimureba, kubera ko ukuri kwagwiriye mu mutima we, atakiri imbata y'ikintu cyose, ahubwo yahindutse imbata ya Kristo, mu bubata bwiza buri mu mudendezo n'amahoro, akasohoka mu kuba hasuhuza umutima, akinjira mu butsinzi budashira, agatunga umunezero isi idashobora kumwambura, agatura mu ijuru agituye inahangaha. Ibyo bintu ni ibyacu nshuti z'Imana. Reka tumuzamura amaboko twongere tumubwire, ubimubwire mu magambo yawe. Data, turagushima ko waduhamagariye kuduhuza n'ukuri kubohora, ukuri kutari igipindi, ukuri kutari ibihendo by'abana, ukuri kwakijije abera benshi, ukuri kwambatuye, ukuri kwatubohoye. Warakoze kudutumira kuduhuza nako. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nituguma mu ijambo ryawe tuzaba abigishwa bawe nyakuri, tuzamenya ukuri kandi ukuri kuzatubatura. Ngo uwo mwana natubatura tuzaba tubatutse rwose. Reka inyota y'ubumana yuzura mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Icyari inzitizi cyose gikubitwe hasi, icyatwibye ibitekerezo kikatwiba ubwenge kikatubuza kuguma. Uyu mwanya cyamburwa imbaraga munsi y'ukuri kw'ijambo ryawe. Hahaguruka urubyaro ruguma muri wowe, urubyaro rusabana nawe. Reka aho twasabanye n'isi birenze ibikenewe, iyo migozi icike, izo ngoyi zicike, icyo gitugu umwanzi Satani yashyize ku ijosi ryacu, tukabibamo tutazi impamvu tubirimo, tukabigendamo tutazi impamvu, tukabitangamo amafaranga tutabizi, tukagarukira bugufi. Reka iyo ngoyi icike uyu mwanya mu izina rya Yesu. Uburetwa bwa Satani bwaducengeye, tutakirabe, twarabatuwe, ariko akaduhindura imitima ibiri. Ubwo buretwa bumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Twasabanye n'ibyo tutagombaga gusabana nabyo, twinjiranyemo nabyo, bitugusha mu mitego yo kudakunda ibyawe. Urukundo tugukunda ruba ruke, inyota yacu irakama, tuza mu nzu yawe dukurura ibirenge, ntituzi kwiherana nawe turi twenyine. Umubano wacu hatari abantu ntawe uriho, ariko uyu mugoroba watubera umugoroba wo kuzuka, umugoroba wo kuzuka, umugoroba wo gukorerwamo nawe Mwuka Wera. Wakwatsa umuriro wawe mu mitima yacu, tugahinduka abantu basiganwa ku bwawe, tugahinduka abantu buzuye imbaraga z'ubumana, tugahinduka abantu batagikonja. Umuriro wawe ukakaguha igicaniro cy'imitima yacu. Ubuzima wadufatiye tukabuturamo. Ntabwo waduhamagariye kuruha, ntiwaduhamagariye kubunza imitima, waduhamagariye guhinduka abatsinzi no kurushaho. Tuvuga ukuri kwawe Mwami, reka uburiganya bw'umwanzi Satani bwose buri ku buzima bw'abahungu n'abakobwa butsindwa burundu mu izina rya Yesu. Ikinyoma cyomatanye n'ubuzima bwabo cyamburwa imbaraga, ibihendo by'umubi byamburwa imbaraga, bitandukanywe n'ubuzima bwe bimurekure. Ibyo yimitse bikagira umwanya wa mbere, agasa nk'ubipfukamira, agasa nk'ubyubararira. Uyu mwanya bibura imbaraga ku buzima bwe. Ni wowe Mana yonyine yo gupfukamirwa. Amafaranga n'ibikoresho si Imana yacu. Bwiza uduha sibwo Mana. Ubutunzi n'igikundiro n'ibyo udutiriza inahanga sibyo turamya. Uri uwa mbere mu mitima yacu. Wowe watubeshejeho twarabo gupfa. Tugushubije umwanya twari twarakwambuye, tugushubije umwanya mu masaha yacu, tugushubije umwanya mu mutima yacu. Ntabwo twemera Mwana kuba abantu baguhaye byose ariko bakwimye umutima,
baguhaye amafaranga ariko bakwima umutima, baguhaye impano ariko bakakwima umutima. Ntago turi muri abo ngabo. Ngwino wiharire imitima yacu, wiharire ubuzima bwanjye. Mbereho wowe, aho ntihaba kubohwa. Mbereho wowe, aho ntihaba gusuhuza umutima. Mbereho wowe, aho ntihabaho gushoberwa. Mbereho wowe, aho ntihaba kuzima. Mbereho wowe, aho ntihaba gukonja. Mbereho wowe, aho ntihaba gufatwa imitego ya Satani. Mbereho wowe, aho ntihaba iminsi mibi. Mbereho wowe, aho ntihaba kugabanukirwa. Mbuze umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe twabanye muri iyi minsi yo gutumbira wowe, n'abadusanze uyu munsi bahabwa umugisha. Byari byarayongobeje kugubwa neza kw'imitima, bibare kuri uyu mwanya mitima yabo igubwe neza, ubugingo bwabo bube prospere, kugira ngo n'iby'inyuma bikurikire, n'iby'inyuma bikurikire, n'iby'inyuma byitabe. Umutima ugubwe neza, umubiri ukurikire, ibyo mu rugo bikurikire, ibyo mu rubyaro no mu rushako bikurikire, ibyo mu mirimo no mu butunzi bikurikire. Umutima ugubwe neza, ahari umwijima hataha umucyo, ahari ugushoberwa haza ubuzima, ahari urupfu haza ubuzima, ahari ukumagara hagaruka ubuzima. Urakoze Nyaguhora ku ngoma. Tugushimiye imbabazi zawe n'ineza yawe ku buzima bwacu. Twakiriye umudendezo wuzuye uri muri wowe. Twakiriye ukuri kubohora, ukuri kuduhindura ibihangange bidatinya ubwami bw'umwijima, ukuri kuduhindura abaryohewe n'urugendo, ukuri kuduhindura abo kuberaho wowe no gukorerwamo nawe wenyine. Reka umuriro wawe wakije mu mitima yacu, komeza uvomererwe, ntuzime, ntuzime, komeza uvomererwe. Twigishe uko umuntu avomerera ibyo yakiriye, twigishe uko umuntu avomerera ibihe byiza yagiranye nawe kugira ngo atongera kubitakaza. Twigishe kubyuka turi kumwe nawe, twigishe kurara turi kumwe nawe, twigishe kugenda turi kumwe nawe, twigishe gukora imirimo tuvugana nawe, dusabana nawe, twigishe kuva mu bantu no kwirana nawe turi twenyine. Umugisha ubwoko bwawe, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, imperezo zabo zihore zuzuye. Subize gusenga buri muhungu na buri mukobwa yazanye mu mutima we, umwihishurire birushijeho. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha, abagirire neza. Murakoze cyane. Niba wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, karibu hano imbere. Mwibuke ko dusangira iyo dusohotse, nukuri ugiye nta kintu ufashe uduhemukiye, kandi ari wowe twagiteguriye, kandi nawe waragiteguye mu mafaranga yawe. Reka dusabane dusohoka, hanyuma duhane na lift. Hanyuma wowe wifuza guha Yesu ubuzima bwawe, karibu hano imbere. Mwami Yesu abaho umugisha.